ikaze bakunzi bacu mwese mudukurikiye ni kuri Keza nukuri nongeye gufata uno mwanya ngo mbashimire mwese tubana umunsi ku wundi wo kurikirana ibiganiro byacu nukuri by'umwihariko yo kuze subscribe ndetse ukandika na comment ndagushimira cyane njya mbona ibiganiro muri iyi minsi biri kugira comment nyinshi nkabikunda nukuri binyereka ko mwakurikirana ibiganiro kandi munabaha n'inama zigiye zitandukanye. Rero uyu munsi muri iyi minsi akazi kabaye kenshi uyu munsi nongeye gusimbukira ahantu hakurya za Kigali muribuka umumama nigeze kuganiriza mu minsi yashize witwa Teta irindi zina rye ndumva ntaryibuka neza. Urumva twaganiriye rero ndavuga nti ubwo turaganira ngira ngo mwumvishije ubuzima yarabayemo ni byinshi yatubwiye ku buzima butari bwiza abayemo ndetse n'abana umugabo yamutanye abana ariko turaganira ndavuga nti ngiye kumufasha gushakisha umugabo we kugira ngo tubashe kumenya amakuru wamugane aho umugabo yagiye n'impamvu nyamukuru yatumye atumugore muri bira bibazo byose. Rero nakoresheje akazi kacu rero ntabwo kaba koroshye nta kintu dukora kugira ngo tubashe kubona amakuru. Nafashe nimero z'umugabo we Janvier yarazimpaye nkomeza kugerageza kuyicishamo kuko mudamu yambwiye ko ayihamagara nticemo ariko nge narihamagaye irashyiricamo iciyemo turavugana ariko ntabwo namuvugishije hanjye namuvugishije nk'umuntu nyine tutaziranye kuko iyo mubwira ko ndi umunyamakuru ntabwo yari kwemera ko tuganira. Rero ndaza cameraman ashyireho chat twagiranye namwandikiye nk'umuntu atazi nk'umuntu tutaziranye ndamubaza bite ni byiza araza kuza kubereka amachat twagiye tugirana tuganira kugira ngo mbashe kumuneka nyine menye aho ari kuko cyane ko urumva umudamu yari yaramubuze atazi nimba ari no muri Kigali. Rero twagiranye ikiganiro kirekire kuri WhatsApp nyine nigize undi muntu ariko numva nyine ari kumvugisha nk'umuntu ashaka ko duhura nanjye ndamwemerera mubwira yuko nyine nshaka ko duhura tukaganira mu rwego rwo kugira ngo bashe nyine kumubona ndetse tugane no ku kibazo cy'umudamu we yataye. Rero nyandangiye ahantu atuye niho ndi kujya nanze gukoresha Keza mubwira ngo ndi Keza ndi umunyamakuru murabiza abantu ntago bakunda itangazamakuru ntago yari kwemera ko tuvugana cyangwa tubonana. Rero nakoresheje ubundi buryo abagabo benshi bakunda kugwa muri uwo mutego yumvishije ko ari umukobwa nyine ahita yumva ko tayari. Rero abagabo bakunda kugwa muri uwo mutego akahita yumva ko ari umukobwa nyine ari umwana agiye gutereta. Ubwo rero twakomeje gucata gutyo andangira hatuye ubu niho ndi kujya mwabantu mwe dukora akazi katoroshye ndi kujya gura n'umuntu ntazi nawe ntanzi ariko nyine ngiwe nzi ko ari umugabo wabo wa Teta ariko nifuje kugira ngo tumushake tumubone tumubwire muganirize uko umugore wameze ubuzima bayeho burababaje nukuri nta muntu bitababaza ariko reka nongere muhamagare kuko kubona aho yandangiye nahageze nongere muhamagare yambe nengera kuri nzo cyashye bari kubaka nongere muhamagare numve niba nkomeza cyangwa niba nsubira inyuma ariko ni muri bino bice ahantu ndangiye byose n'abantu baze bankubitiye ariko nukuri ngendagira ngo umugore uriya mubyeyi yongera abone urugo. Ano Sheri abazimu bashye umva natambitse nageze kuri ya korotire y'amabuye nakomeje hirya yanzu ngeze kuri yanzu nyine nshyashya nyine imeze nk'ari nshyashya nini imeze nk'urusengero ndumva ugiye kugeraho n'imbere gato zamuka kana uko korotire ikoze kwitase ni kuri buzamuke n'imbere gato. Okay nkomeze ako ni no gukumva uri kunyumva wangize sawa
meze bite makuru mwenzi pe komera urakomeye ndakomeye ni wowe ninjye aha nahe jambi umuntu n'itangazamakuru aha nahe yego none sawa amakuru utishere ntabwo ushaka umunyamakuru ndeba rwose jambi kumbi ni wowe igira hino mbese tuganire ntabwo ceka kamera n'ibitaravuga kamera ariko kamera no bwa mbere ugiye kuri kamera ntabwo ari ubwa mbere abantu barakuzi ngwino ako naye ndi igicucu nta nubwo n'ijwi naryumvise ngo nkumve ese ngaho igira hino si twamenyanye se ngaho igira hino nyine igira imbere tuganire ndabona uri wasuye n'agatebe hano se niho utuye ntabwo nabyemera nyine hano niho utuye niho utuye okay nakubonye ntabwo ari iyo mico ngwino tuganire umva ukose umbanza wumve icyo ngushakira oya ati rwose sheri ujama turakose ngira ngo dusoko twiteze abaturanyi waje tukaganira si wandangiye aho utuye oya jama umva se ani jambi ni jamari jambi ariko okay go hagarara se basi umva se ariko se wigira ibintu ntambara nta birenze ngereka ngo ubwire ikintu nagushakiraga ntacyo ngambwira sibyo ariko mbere na mbere rwose ndatunguye kukubona jambi wowe yala ako manzo numero zanjye warazisigaranye uraterese karabaye yashidutse bibaye amakuru ni meza akomeye ndakomeye ndaho meze neza nawe meze neza ndaho ona ninzi ngo niyobe icyuki akora mukuri Imana yabaremye neza pe ke tugira urukundo mugira urukundo cyane ariko ndabona unameze neza ngeranyije nuko abandi bameze ntago ari cyane kumbona inyuma nk'abantu mwe rero kubona uyu mugabo mwabonye inzira byaragoranye ariko waherekera unshaka ni waje witwaje iyo mitwe ariko nanjye iyo nkubwira ngo ndagushaka ndi keza ndi umunyamakuru ndakubwiza ukuri ko utari kuza nyumva ni keza ntabwo nari no kubyemera rero nyine akata yose tubasha gukoresha kugira ngo dukomeze turayikora hanyuma Jean Marie njyewe nagushatse Janvier se ku kindi kuvuga Jean Marie we maze igihe nukuri nagushakaga kandi ibintu gushakira ni ibintu bifite akamaro kandi binomvikana kandi nawe bikureba ndetse cyane niyo mpamvu rero navuze ati nzakora uburyo bwose bushoboka nzabasha ariko mbashe kukubona rero unyemereye wampa umwanya akubwira ikintu nyamukuru cyatumye nkora urugendo rwose byanakuzinduye cyati zira zose ibyo byose icara kuri tuno tubuye ntabwo waba cyatuje mu rugo uko nabonye uri kubahunga ntabwo nicara njyewe mba ndi naramenyereye nabaye umusirikare hari umudamu wamamagaye ambwira ko yifuza ko tuganira witwa Nishimwe Teta niba ntibeshye yamamagaye inshuro nyinshi ambwira ko yifuza ko tuganira nta nubwo nari nzi ko ufite umudamu nibwo nabimenye ubwo ambwira ko yifuza ko tuganira njya kumusura njya kumureba aho yari ari mu by'ukuri yari ahantu habi ari mu buzima bubi nta nubwo ari kera kandi ni vuba n'ejo bundi ambwira ubuzima yarabayemo nza kumenya ko ambwira ko wamutaye ko umugabo yamutaye ariko nta nubwo nari nzi ko ari wowe twaganira ibintu byinshi afite abana babiri umugabo waraje umutana undi mwana ari kuba mu ishyamba ubu tuvugana umugore wawe mwabyaranye mwabanye mu nzu ni ibintu byinshi yanganirije ariko mu by'ukuri nge nifuza kukubaza
kuki ibyo bintu wabikoze ntabwo wenda njya kuvuga ibintu byose ko mwabanye byabaga byose mu rugo rwanyu ariko icy'ingenzi kuki wamutaye ukamutana abana harimo n'uwo wazanye mutoya akaba ari kuba mu ishyamba n'abana ntacyo kurya ntacyo kunywa ibyo bintu wabikoreye iki ngiye ari kubaza ni mu ndabaza Janvier wowe hasi undi kandi nawe urananiranye siwenza mu buzima bw'abantu ko wiboneye nabwinjemo wewe ntabwo ninjiye mu buzima bwawe sibyo ntabwo nabwinjiyemo ahubwo ndi kubaza nyine nsubiza sibyo uri kumbaza n'ibiki kuko hari uwo ndi kubariza nimba hari ukubaza ntumusubize hari uwo ndi kubariza madamu wawe kuki wamutaye ukamusiga muri burabuzima ukamuha hakuri ku neza oya da ntacyo ndandaniye kase ngo mbimarishe iki madamu wanjye sumuzu ndimo ndarengera abana bawe ndarengera umugore wawe ese abana banjye bagira impuhwe kundusha ni ikibazo nyine kubona bagira impuhwe kandi uri se nawe ibazaho umuntu utazi ubuzima bwawe aho agira abana bawe impuhwe wowe utazigize reka twumvikane wigirire impuhwe urugo rwanjye kurusha njyewe urahari impamvu barabiteye ubundi wagiye kumenya ko navuye mu rugo rwanjye mu buhe buryo iyo mpamvu niyo ngira ngo tuganire tuyikemure ariko uzi kubona umubyeyi yari mu ishyamba n'imbumburi zose udusafuriya utubasi indobo injerekani n'umwana utambaye icyo kintu uri kucyumva ariko se ko numva uvuga gutyo numva byakubabaje narababaye pe njyewe papa w'abana njye ntabwo birangiraho fata akamikoro neza ntabwo birangiraho none wowe kukugeraho n'ubuhe buryo ushatse ntabwo birakugeraho nese ko bataramamagara ngo bambwire ibyo bibazo bihari ariko we mwagiye munagerageza byibura ntabwo ajya guhamagara ngo nikuvuze wapi ahubwo wowe mwahuriye he wageze mu rugo rwanjye gute ese kumbi wowe waranasengaga wigeze no kumurokora ese ko numva byose ubizo bihawe nande gusa ikintu nge nifuza nuko basi umugore nimba mufitanye ibibazo girira abana korera abana oya turi ku ishuri none umwana ari kuri ishuri kuba ataniga ntibari kumwe na nyina bari kubahe bari kubahe aho nyina ari kuba nyina ari kubahe ahari nyine urahazi se njye se aho ndi arahazi ni ikibazo nyine kuki ataza aho uba nawe utaza aho bakandi uri umugore muri aba umugore n'umugore kemba bari umuntu abafite ibibazo aho hari impamvu yatumye umuntu ibyo byose bibaho umuntu abafite ibibazo hanyuma we burafite ibisubizo niba okay buri mu wari wese ku giti cy'abafite ibibazo bye yaba we ubwo ari yakubwira yaba we yarakuhamagaye yakubwira ibibazo afite nanjye ubwanjye aho ndi kumunga reka nje mbyimenyere wumviye ku mpande zombi reka nje mbyimenyere cyatumye muta nta n'ikintu nge nagutangariza nyimara kukumvuga ariko nyuma y'ibyo byose ndakwibwiye nitwa Claudine imeze ute oya nawe nahise numva ko uri indyaryo uri he tubonane se reka sinakubwira ufite umugore uri mu ishyamba we none se umukobwa arakwandikiye wisuguruka mu birere yego sheri tubanane none se ariko rero ubundi Imana arabaduhaye ngo mujye mutunezeza mujye mubimenya waruzi ko ugiye kwihakodeza utari kumunezeza kandi umufite utari kumunezeza umufite oya uriya we buriya mureke buriya afite ibyarimo naye mfite ibyo ndimo mfite ibyarimo njyewe nimvuga abagabo ntabwo mba mvuze muri rusange kuko ndabizi ko hari abagabo mukora inshingano zanyu ariko se Janvier ntawe ase ubundi reka nanjye nkubaze ndumva waje amasi ibibazo ndumva wagize wagira ngo uri gatumwa ese kankubaza uzi ari igihe cyatumye mva muri urwo rugo nicyo ndi kubaza ariko nakwe nimba uri kubaza rero ntago ari ukubaza babaza ese wowe waramamagaye wowe waje unyiyobekanyaho ngo numve ko uri ndi gutereta yego nanjye nagenda izirwa abagabo nitugira isoni oya ntazo pe ntazo kuko asa ari nkawe wacira akaryoshye umva nawe ra aya ngabimbwira hanyuma karakari kabishye karakara bishye umuntu agendana n'ibigezweho yingo kowe nukuri cyakora wigaye ubuse we nashero ufite wisuzume none kananjye nkubaza ibyo bireke nsobeza nawe ufite niba mufite none se kuki wari wemeye kuza nje narinzi impamvu naje ariko narinje kugira ngo nkuneke menye nanjye narinzi impamvu ndi kugushaka warubizi nuko se we
none haruzi impamvu uri kunje nyine impamvu nshaka ndayizi nawe numva se urumva ari uje kuduhuza ahubwo se wanzanira abana umugore ukamureka bwije ukuri utekereza gute nanjye ntekereza nk'umuntu si wambwiye ngo ngirire mu abana wanzanira abana umugore ukamureka wagiye ukabifatira se ko wumvuze aho bari kandi wowe wagiye wabagiriye impuhwe ahubwo wakabaye wabazaniye se kuko wagiriye mu abana uriya mugore ko nabonye ari umwana mwiza ari umugore usa neza atari na mubi ni ukuri ko ari umugore mwashaka ni ubuzima mugatera imbere abana ko ntacyo babaye uretse imibereho mibi uriya mugore wamuhuye ahubwo se waretse we tukarushakana tugatera imbere katsindwa n'uwiteka kasani reka guseka mu bikomeye ukuri guseka hari uri kurira si wareye ntiwanyweye hari umugore n'abana bari kwayura iyo ujya ureka iyo miteto none se njyewe kandi ibyo uri gukora hari umunsi nawe umwe bazabigukora nibwo uzumva agaciro k'inzara ariko nawe nkurikije ukuntu nawe wari ugiye kubikora inshuti yawe kuko nawe wari wemeye kuza kundeba ariko njye naje njyenyine nazanye na kamera ariko iyo mba naje njyenyine njye mba ndi mu kazi ntabwo mba ni mu ntacyo ngareka ikintu ngusabye njyewe mbwira impamvu icyo cyo nta gisubizo ndi buguhe nta gisubizo uri buguhe yego hanyuma nta n'ikintu nshaka ko tunabivuganaho noneho ariko ntimugakore amakosa ngo munayahunge nese ikosa ni ry'umugore se niwe watumye ugenda ariko se ko numva uri gushaka kunkuramo njyewe nta kintu turi buvugane umuteye inda umubyaranye umwana wa mbere agize imyaka 2 uragiye ntabwo wandusha urukundo rw'umugore wanjye amva nawe uretse se uragiye reka habamo akaruhuko tugomba gushyiramo akaruhuko buriya nawe turi muri pause mwabiganiriyeho se ujya kugenda mwaraganira mubwira uti madamu ndagiye cyane ubu turi muri pause aho komeza wivange mu bintu utazi komeza buretse abagabo mujya mutugira ibigoryi mujya mutugira ibicucu mw'ukugira ubwenge nk'uko reba ukuntu uri kwigira nyoni nyinshi undi mwana harababaye hanyuma se hari yari kuba n'ibyo ari kwigira ariko se ari kubaye ni mu rugo araryamye ase kucya gutekera kurusha njyewe ubwo se uramwitaba ntabwo umwitaba aho se hari telefone ye ndabona hari miss dikore ndabona wumva nawe uyibona se kaguhamagara ugahita uyikuraho ariko nanayibonye nawe araguhamagara ahubwo reka nkwereke ibintu ukoze nanjye buretse gato ibintu uri kuzumbwira ahubwo wamamagaye ntabwo namwitaba ubundi se uramwitaba ubu ngubu wamamagaye ahubwo ni nkaho uri kuri kongeza kandi hari impuhwe zari ziri kugenda ziza ariko impuhwe yagukoreye iki oya reka tubyihorere reka tubyihorere nta n'ikintu nanagutangaje uriya mwana we muto wazanye nyina bahehe ari kwandeze indeze uwo mwana muto uri kuvuga ariko nsubiza ako kantu kugira igicucu uwo mwana muto ari kwandeze umwana wazaniye umugore wawe umugore wande wawe ubwo ari kumwe nande n'umugore wande mukase okerekeraho nese ubwo urumva nyine bitarakemutse nta murere n'abandi uzajya kubyara hanze umuzanira abana bari twaye ikizi abareresha iki wahashye se basi wabakodesheje inzu okay tuvuge nta kibazo ariko se aramureresha iki yakubwiye ko yaburaye ararya se ahubwo abana se bararyama se baroga se ntabwo arapfa mureke buriya ari ku ishuri nawe ariko irihe shuri ariko mana ngiye ndumva gusha mana nyagase rero keza ahubwo wowe ndumva ibyakuzanye ndumva utaje njyewe ngo nari ngo ngiye gutereka uraho umeze neza warabyibushye urasa neza urarya uranywa meze neza ubu uri kubona ameze neza hari ijambo bagiye bavuga ngo umugabo n'umwana wundi amagambo uri kuvuga ari kugaragaza nyine ko ari wowe mugabo nyine ugaragaza ko umugabo ari umwana wundi aya uri kubikora rwose uri kubikora neza impamvu nawe numva ndi kuvuga gutyo byateye na gahunda waje twoye dufitanye ariko iyo gahunda yireke nta igihari tuvuge kuri gahunda naho yabaye ngombwa ko tuvuga iyo gahunda rero uri kumbwa tuvugeho nta gisubizo naguha muri aka kanya kuko nanjye uranunguye sinzi nibyo uri kuvuga ndikumva ari nk'ibyo uri gukura ahandi sinzi n'ibyo ari byo ntabyo uzi n'abamvuga ntabuzi abo uvuga nshobora kuba ariko hari n'abantu bitirana rero wasanga wayobye cyangwa abandi kumva abandi bahandi uri kuvuga mbega gahinda twumvikane wongeye no kumbwira kuri ibyo bintu reka tunabyihorere tubyihorere ibintu byakuzanye byo niba ari n'ibyo ngibyo nta gisubizo uri bubone nta gisubizo ndabona ntacyo
kuko wowe uri kugaragaza uruhande rumwe rubabaye ariko ntabwo uzi urwanjye. Ariko ikintu utavuga ni iki tubyihorere nawe twumve ko wangiritse bakwishe nabi wagowe urantunguye nanjye uzaze niteguye kukubwira ibyanjye byose. Ubuzima tubaho umuntu arakureba akanabubona iyo ubaye mu buzima biragaragara ko bayeho nabi rwose umerewe nabi urameze nabi cyane meze nabi noneho naho ureba nuko ureba inyuma imbere ho narashize. ariko mundi mbere ko hahukanaga abagore ku cyesiga harukana abagabo tuba dushaka amahoro nyine nese tujye kurwana nabo. Yegereze mikoro wagiye ariko wabuza amahoro. Umugore arakukubise ese umugore ajya kunkubita byagenze ute nta maguru mfite uhita wiruka rigendera ngo numubeshyeye. Wabwirwa n'iki se kutari uhari? Ubwo tuvuge icyatumye ugenda ari uko mwarwanye wamara kurwana. Hako ndi narwana n'umugore wowe se urumva ariko uzajya ubigenza? Ndi kubaza kubaza nyine nanjye ndi kukubaza ndumva urimo hari ibintu nge ndi kubona wowe ndi kumva uri gushiya ngo kurwana ndumva ari byo byaguhezemo kuvuze ko wahunze kubera ngo ngwanze aho kugira ngo urwane wakwigendera ndumva aricyo cyakemura byose. Niwo mwanzuro wafashe? Yego. Nicyo wahisemo? Yego. Hanyuma ubwo iyo ugiye ntunakina no kumenya amakuru yaba wasize urabona nahamagara uvuga utiye igihe kizagera igihe kizagera numva maze gutuza nabyo bizaza ntago mbizi ariko muri aka kamwe nta kintu nagutangariza habe na kimwe winihangana cyangwa byerisi cyeri komera ukangware warakijijwe ndagerageza uragerageza kukanywa ngo rwose ariko numvise kanaryoha yaryoherwa. Okay. Ubutumwa rero buturutse ku mudamu wawe mwabyaranye uwuheze ariko se wabyaranye na babiri wa mugani uwo mwabyaranye abana ba mbere hari uwa mbere n'uwa nyuma ufite babiri se ko mvuze ngo mwabyara kuvuga ngo nuwuhe urumva ufite benshi uwo mwabyaranye mbere umugore mukuru kamba ariko mbivuga umugore mukuru urumva ko ushaka kubona ufite n'abandi ntabwo se ko nawe n'una bose baba bakuru byaterwa nawe gutumwa rero njyewe naganiriye nawe kandi kuba mukuru biterwa nuko buriya umwana yishakira ingobyi nubizi se bibaze nawe nyine mu rugo uko biba byari uri ku mugore muto nihuri oya ubundi singo uri singo ubutumwa rero umugore wawe twaraganiriye no kurambwira agahinda ke ntago navuga ngo namukoreye ibitangaza nanjye nakoze ibyo nari nshoboye namufashije uko nari nshoboye ariko sintekereza ko ubu ngubu hari icyahindutse gifatika urumva rero yambwiye ko aho ntago waciye hano se nari uri kumva urumva rero njyewe twaraganiriye ambwira yuko ikintu yifuza kukubaza namuje ijambo yakubwira muramutse muhuye ambwira ko ijambo yakubaza ari kukubaza impamvu uri kumuhemukira cyangwa se n'ikintu yabara gukoreye kibi cyatuma uri kumubabaza bigeze hariya ngaho musubize kuko wenda iki kiganiro ushaka kuzakibona cyangwa nanjye nahura nawe reka twumvikane ariko ibintu byose wibya ibintu byo gusubiza byo tubyihorere ase kuki muhunga ibibazo kandi ari mwe wapi ntago nshobora kubyemera n'ibyo yakuza niba niyo gahunda nta gisubizo gutaha nta n'icyo uteze no kunyumvamo ase ko nakubonaga nkabona uri umuntu uri seriye niwe ndi seriye cyagenze gute ndi seriye kuko hanyuma y'ibyo byose kugira ngo umuntu ajye gufata ibyemezo nk'ibi aba yarashize niyo mpamvu rero kuba waje ununguye witwaje ngo ndi gutereta nanjye nizihiwe ntago najya aho mubeshye nanzi ko ndi gutereta pe kubwizo mpamvu rero ntago niteguye kuba nagusubizana nari niteguye mu buryo by'imitomo nagutera ubwo ibyo bindi ntago wapi ubwo ntacyo nsubije nta na kimwe ntacyo umbwiye ntacyo umariye nta na kimwe hanyuma se noneho ntukeneye no kureba abana uko bameze nakubwiye ngo niba wumva bafitiye impuhwe kundusha nanjye abana ndabakunda ugenda ubazane wowe ubasha uzi wowe ushobora kubuza aho bari kuko ndumva uhazi kundusha ugenda ubanzane nubazana ari abana bonyine ndabakira nyine umusigayo numva kintu uzajya kubizanira nta kibazo nuko rero ubwo bagira impuhwe kundusha none se ntago urufuza gura n'umugore wawe
ntabwo umukeneye reka numvaga wenda nabahuza njye oya urabizi turaziranye bihagije nzi neza ko iyo gahunda ariyo ibikuraje inshinga yo guhuza abantu ariko ubu ngubu agahinda mfite ntabwo oya ariko oya wishaka kubyinjiramo cyane reka tubireke Keza ndabizi wowe uri mu kazi rwose we ntabwo twashoboka umuntu ufite abantu bafite agahinda ukuntu bangana ubu nawe urimo ubundi wowe icyakuzanye twari tuziranyeho turakizi tukireke byapfuye birangire ndakuga reka nkubwize uko nubwo ndi guseka ndakugaye pe kandi n'undi wese yakugaye uri muzima nturwaye ndi muzima nta kibazo ufite ntacyo nta yindi mpamvu nayo ushagura n'umugore ntabwo mbishaka usumva udafite ikibazo nakubwiye ngo aho nakubwiye ngo impuhwe z'abandi azifite nimba ushaka uzaba kuri ubazana banzanira aho mbana ahubwo ngo nkujyana aho bari kuki utabazana aho ndi se shaka kunkura nk'ikiziriko ngo njyaneyo ntaho byashoboka bivuze ko kuko numva n'ubundi kubabana n'ubundi ndumva hari kugukurura umuntu abazana reka tubihorera ntacyo abana bicwe n'inzara bazizana oya bicwe n'inzara bambara ubusa bicwe ariko se urabeshya ubu wagenda ugasanga umukuru ariga n'umuto ariga batiga se ahubwo mbwira niba nyine arabakuye mu ishuri wowe mwabashije kubonana hari mu ishyamba bariga se barigisha ariko si iryo shyamba uvuga ko aho nawe asize urugo rwabo ndaruyobewe muteye n'ubwoba noneho haruguru bariga kiretse niba ari wowe ubigisha ariko oya ntabwo ari njye ubigisha ariko ndabizi ko mu wa kabiri uwundi garidiyeni niwo bishyurira ntabishyuriraga none wabujijwe n'iki oya twasererana nyina ambwiye ko abishoboye ubu nyine ari abiri kubikora ntabyo ashoboye noneho nose ko atabinyibwiriye iyo message niyo nshaka izaturuka akabinyibwirira wahamagara ntumwitabe uretse nge narahungabanye ariko ntukabona abantu tumeze gutya ukagira ngo imbere ntitwashize guhungabana ugatereta uhungabanye Keza buretse wowe naringize ngo uje kumoza mu mutima wagera ku mugore wawe ukabiha ukamwanga ngo warahungabanye buriya hari impamvu guhungabana ari uko umugezeho kuko iyo mugezeho mitahari ibyo nita nibuka ariko se nkaho narinzi ngo hari ibyo ugiye kunyibagiza none ahubwo ndi kubikwibutsisha na kwijana za ku giti dore umuntu reka tubyihorere ubwo rero icyakuzanye ntago biguhiriye nta numwe ukurutira umuntu mwabyaranye ibyakuzanye ntago biguhira byafuma ukavuga uti ndi kuwa kabiri byibuze ibyakuzanye ntago biguhira ntago bimpera yego hanyuma we biraguhira byafuma ukambwira ati sinde kuwa mbere ndi kuwa kabiri